ibipfunsi bigeze aho tugaturika tukabivuga. Rero aho bigeze ibyabo nabo birimo birabahombokeraho, ni ukuvuga ngo ya Babeli bari barayubatse rwose bayigeza mu bushorishori, ariko indimi zaratatanye, nabo basigaye mbese umwe aratuma undi itafari akazana igitiyo akaba kimukubise mu mutwe, nuko Babeli irimo iratwangagurika barisenyera zo kugira ngo bari ku ruhande rwabo nabo baze babe abacu, babahaye impamvu zose zo kubanga. Genda bikura ku urabona nimba umuntu yaranagukunze ariko wimutuma gukunda cyane ku ngufu ngo ushyiraho imbaraga umushinga w'amenyo, nibyo ibi ngibi ujya kubona ukabona ngo bafunze ngo konte z'umuntu, urumva n'ubyumva nawe itavuga ati aba bantu ariko si ubundi ubu ari kwerekana Babeli irimo guspanyuka, aratuma igitiyo bakamuha itafari akabarikubise mugenzi we, nabo ntibazi ibyo barimo, bya bindi batangiye icyo gihe batangira abo bashyiragamo abanyarwanda kugira ngo bagende babakavanye. None uyu munsi turabasuhuje bakunzi ba radiyo Ikamba, muri kumwe nanjye Jean Paul wifuriza ibihe byiza aho muri hose. Nk'uko musanzwe mubimenyereye buri cyumweru tubagezaho ikiganiro, icyo kiganiro kikaba ari kubagezaho amateka yacu, ibihe twabayemo ndetse n'ibisubizo muri iki gihe. Kuri iki cyumweru rero tariki ya 21 ntabwo twabashije kuganira, ariko kuri uyu wa mbere twagarutse kugira ngo dukuremo esheke aho twagarukirije mu cyumweru gishize. Tukaba rero kuri tariki ya 22 tugiye kubagezaho ikiganiro. Abatumirwa bacu nk'uko musanzwe mubimenyereye ntabwo ari bashyano, Madame Mwemayire akaba na Madame Marie Jeanne, tukaba tugiye gukomeza kubaganirira nk'uko twari dusanzwe tuganira. Ntabwo biba byoroshye, mutwihanganire ku cyumweru twarabatengushye, ariko natwe ntabwo ari twebwe. Ubwo rero mukomeze muryoherwe n'ibyo tugiye kubaganira. Marie Jeanne watangira usuhuza abadukurikiye, noneho na Mwemayire agakurikiraho. Urakoze Jean Paul, mwiriwe mwese na Felicite, ndasuhuza n'abanyarwanda bose kandi nishimira ko twongeye guhura kuri uyu mugoroba ngo tuganire ku buzima bwacu, uko twabayeho no gushaka ibisubizo kugira ngo tubashe kongera kubana mu Rwanda rwatubyaye. Murakoze. Koze cyane Madame Mwemayire. murakoze bagenzi banjye Jean Paul na Marie Jeanne, dusanzwe dufatanya gukora iki kiganiro. Dushuje abakunzi ba radiyo Ikamba tunabasaba kutwihanganira ko ikiganiro cy'ejo kitabashije gukoreka ku cyumweru, kikaba gikozwe ku wa mbere, ariko ni bya bindi n'ibisanzwe turakomereza aho twari twacumbikiye ubushize. Murakoze cyane batumirwa bacu, bashyitsi basangwa. Ubu rero ntabwo mukiri abashyitsi nk'uko nabivuze, ubu mwabaye abasangwa, kandi na sije tugiye kuvuga ntabwo ari sije nshyashya, ni sije tumenyereye. Ni ugukomeza nyine gukomeza kwerekana uko abanyarwanda twari tubayeho, imibereho yacu, uko ubuzima bwaje guhinduka ndetse n'ibisubizo twatanga. Ntabwo tuje kuvuga gusa ibibazo, kandi ntabwo tuje guhimba amateka, tuje kwivugira ubuzima twabayemo tutabinyuze ku ruhande. Ibyo rero bikaba ari byo bigomba kubaka umunyarwanda w'ejo hazaza, umunyarwanda igihugu cyifuza, umunyarwanda wa wundi tuzi, wa wundi twabanye, wa wundi twiyumvamo uko wowe wumva witekereza muri biriya bihe, nuko wumva aho waganisha umwana wawe muri iki gihe. Reka rero dutangire. Uyu munsi dufite ingingo ivuga iti ese abanyarwanda mu bihe byacu, muri biriya bihe twari tubayemo, tukaba twaragiye twerekana ko ibyo bihe byaje guhinduka. Akenshi twagize jenoside, tugira intambara, tugira ubwicanyi butandukanye, hari ibyahindutse mu buzima bwacu, ariko umunyarwanda yakomeje kwihangana, umunyarwanda yakomeje gukomeza umutsi kugira ngo abe mu gihugu cye, kugira ngo yubake igihugu cye, yubake u Rwanda rwamubyaye.
ibyo ariko ntabwo byaje gukomeza kuba byiza, kuko twaje guhura n'ibibazo nyuma y'aho igihugu gifatiwe, nyuma y'aho igihugu cyiswe ko kibohojwe, nyuma y'aho intambara itsinzwe igatsindwa na FPR inkotanyi. Abanyarwanda imihanda yose, abari bayifashije, abari basigaye mu gihugu, yewe n'abari barahunze, abenshi baratahutse bavuga bati tujye gufatanya n'abo bavandimwe bavuye hanze, twubake u Rwanda rwacu. Ariko nk'uko twagiye tubibona mu bihe byashize, ntabwo abo bavandimwe baje bashaka ko dufatanya kugira ngo twubake, ahubwo baje bashaka kudutegeka ibyo tugomba gukora mu gihugu cyacu. Tugiye rero kureba ibimenyetso simusiga. Ubushize twagiye tubikomozaho, ariko tugiye kubereka ibimenyetso simusiga bigaragaza ko umunyarwanda wari mu gihugu imbere yarenganye, bigaragaza ko umunyarwanda ari mu gihugu imbere afite ingorane zirenze iza mugenzi we waturutse hanze. Ibyo tubivuga, tuba tuvuga ibintu biriho, tuba tuvuga amateka. Machiavelli niwe wavuze ati ntabwo ngewe mpimba, ahubwo mvuga ibyabayeho. Natwe rero ntabwo duhimba, ahubwo tuvuga ibyabayeho. Iyo bitaza kubaho ntabwo tuba tubivuga, turavuga amateka. Ayo mateka akadufasha ko tudaheranwa nayo, ahubwo tukagana imbere. Reka rero ntatinze muri introduction, ntangire mpa abatumirwa banjye ijambo. Ndahera kuri Madamu Mwemayire. Madamu Mwemayire, turagenda dufatanya. Watubwira bimwe mu bimenyetso bike bigaragarira amaso, haba mu bukungu, mu buzima, mu mashuri, mu kazi gasanzwe, ibimenyetso bigaragaza ko koko umunyarwanda uri mu gihugu yahejwe, ko ari mu bukoroni, ko ari mu mibereho ya yindi aho umwana arera nyina ntiyumve. Murakoze. Usibye gusubiramo mbega no gusubiramo, ariko nabo tubwira nabo ni abantu babizi neza ko njye mbona igisa n'ikigamijwe kugeza uno munota ayo mateka, ahubwo twe baragira ngo dusige, banza basigajwe nayo barabaye bakeya, donc barashaka ko umuntu wese wabaga mu Rwanda nawe asigazwa n'amateka, kuko ubundi iyo umushyitsi agusuye aje iwawe ntabwo ari ukubwira ngo nyicaze utya, unyakira utya, urantekera utya, araza kubahiriza amategeko yo mu rugo iwawe. Ntabwo aza ngo akubwire ngo ngewe ndaje ariko turavuga ururimi mvuga, rega aza mu busanzwe. Ntabwo reka ne kujya mu by'abashyitsi, mu busanzwe tujye muri reality. Mu busanzwe umuntu ari umunyamahanga mu gihugu cyawe, cyangwa se ari umushyitsi mu gihugu cyawe cyangwa mu rugo rwawe, ntabwo ari ukubwira uko umufata. Rero bavandimwe bacu baraje basanga imico yacu yose ngo niyo kwa Habyarimana. Donc imico ya Habyarimana itubana imico, ibintu batuzaniye. Ariko se imico yo kwa Habyarimana si imico nyarwanda harya? Habyarimana we bura ntiyari umunyarwanda? Aya ngo ntabwo yari we, kuko urabona nibo byibuka neza, nta nubwo ngo twari tukibyina ikinyarwanda. Ndakeka hari aho bajya guhuza n'ukuri, kuko yenda ntabwo twari tukibyina biriya bisanzwe, ariko mbese baje ibintu byose twe twaratakaye, ari twe tutazi igihugu, ari twe tutagira umuco. Twebwe umuco wacu ari uwo kwa Habyarimana, ubwo bo bazanye umuco w'ikinyarwanda, bazana umuco wo kuducisha bugufi, bazana umuco wo kutubwira ngo ntabwo twemerewe gutekereza, bazajya batekereza batubwire uko umurongo tugenderaho. Mbese baraje baratuvangavanga. Mbese gufata umuntu, ubundi baravuga ngo ntabwo wakwigisha inkende ikuze new tricks. Sinzi you can't teach an old monkey new tricks. So bo baje kutwigisha new tricks dushaje, umuco twavukiyemo tumenyereye tuzi, batubwira ko ngo utari wo, tugomba kujya mu muco wabo nyine. Ubwo ni trick nshyashya, kandi buriya iyo ugiye kugorora ikijumba urakivuna, nta ugorora ikijumba. Mbese iyo ukigorora urakivuna. So ubwo nimba ari twe twashakaga kubagorora bavunika, nabo bashatse kutugorora twavunika. Icyari gikenewe cyari ukujya hagati, guhagarara, tukadebata, tukabwirana ibintu uko tubibona, ariko ntibaze ngo bicare batwempoze batubwire ko ibyaba ari byo byiza,
tugomba kuvuga icyongereza tukagerageza kugira ngo wumvikanishe ko uri umunyarwanda ukwiriye serivisi ukagenda uvanga indimi ushyiremo iringara uvuga icyongereza uvuga igiswahili n'uvuga ikinyarwanda ubu wasigajwe inyuma n'amateka hari ahantu n'ahantu ujya gusaba serivisi ukagenda wikanira icyongereza kandi uri kubwira ari umunyarwanda urakikanira se kigasohoka byibura usaba serivisi umunyarwanda mbese uvangavanga indimi kugira ngo abashe kukwakire ko utari uwo mu Rwanda utarubagamo niyo waba urubamo ugomba kugerageza ugafekinga ko uri umunyamahanga. Ibyo bintu rero ni ibintu byaducanze, ni ibintu byaducanze kandi ntabwo tubabeshyera abavandimwe. Nimba muzi ko tubabeshyera muzaze namwe mutuganirize mutubwire ibyo aho tuvuga ibitari. Murakoze. Ukomoje ku kantu keza, umuco mu bintu byahinduriwe abanyarwanda harimo umuco, kandi tuzi ko umuco hari ibyo ukomojeho, hagomba kuba harimo ururimi rw'abanyarwanda rwabaye imvangavange. Umwana w'umunyarwanda arakura, ejo bundi hari abana b'abakobwa beza nabonye bababaza bati harya inka igenzi abanga inka ngirasamira ngiramuka ngigira ite, mbese narumiwe. Ni ukuvuga ngo ururimi rwacu kugira ngo amenye inka amenye imbwa, amenye imbwa. Ni abazungu nk'aba tubana aha ngaha, abazungu b'inaha nibo ubona batera utubwa nk'uduhinja bakatujyana mu ndege bakatwoza bakatugaburira. Umuco urangwa n'ururimi, ukarangwa n'imibereho, ukarangwa no kwakira. Burya niyo abantu basaba abageni, burya niyo abantu bahana inka, niyo abantu bicaye baganira, umuco ni umuco. Burya umuco rero, umuco ntabwo ushaka kuwuhindura gutyo ngo uwuhindurire umuntu ukuze nk'uko wabivugaga Mwemayire. Jean Paul, reka nkongerereho akandi kantu gatoya. Mu Rwanda umwana w'imyaka 3, 4 ubundi uwo mwana yagombye kubaza ururimi rw'iwabo, ariko ubu ngubu valere z'umunyarwanda uyu munsi ikikubwira ko umuntu ari umusirimu nuko aba afite umwana utazi ikinyarwanda. Ayiwe, icyongereza cyangwa igifaransa. Nibyo rwose ni u Rwanda dufite uyu munsi. Ikikubwira ko umuntu ari umusirimu, ari umuntu wateye imbere, abashoreye umwana w'imyaka 6, 5, 8, 10 utazi ikinyarwanda, uvuga icyongereza gusa cyangwa igifaransa gusa, nubwo busirimu busigaye mu Rwanda. Nta mwana uzi ikinyarwanda. Iyo azi ikinyarwanda iwabo baba ari abakene, baba ari abatindi, baba batazi ubwenge, ni abantu mbese bashigajwe inyuma n'amateka. Umwana wo mu Rwanda nta kinyarwanda azi. nabo kwa Habyarimana. None se amashuri ubu umuntu ararwana na Minerivare ayijyana umwana mu ishuri rizamwigisha kutavuga ururimi rw'iwabo. Amashuri donc bafite amashuri atigisha ikinyarwanda rwose, ku buryo bavuga bati porogaramu tuyishyize mu kinyarwanda, umwana aziga mu kinyarwanda, ababyeyi bose bakifata ku munwa bati birayobeye, biratuyobeye, biracitse, iryo shuri ntiryigisha abana babo, ntibavuga icyongereza, abana babo nta gifaransa bazi. Ubwo akaba ari ibyo agenderaho umwana. Noneho amashuri nayo kubera ko ari ay'abacuruzi, nawe yaragenda agapakira umwana mu icyongereza, umwana akataha atazi kuvugisha umukozi wo mu rugo, agataha atazi kuvugana na nyirakuru. Mbese ni uko ibintu bimeze ngo urwo Rwanda dufite uyu munsi. Kandi ubusirimu ni uko buri wese arwanira ko umwana we yaba atazi ikinyarwanda, kandi umubyeyi akabikubwira ngo ntabwo azi ikinyarwanda, ngo avuga igifaransa gusa, ngo avuga icyongereza gusa. Ibyo nibyo biri mu Rwanda mvuyemo mbayemo, nirwo nabonye. Nta mwana wahari yuzi ikinyarwanda, n'ukivuza kivuga nabi. Ni ikibazo rero gikomeye, kuko urumva iyo abana y'umuco utakaye n'ururimi ruragenda. Kandi twibukiranye ko abo bantu bayoboye igihugu aribo bashyiraho politike z'ururimi, bo baje bamaze imyaka hafi 30 hanze, ariko baje bavuga ikinyarwanda. Ni ukuvuga ngo biratangaje kubona bagera mu Rwanda noneho bagakora porogaramu zibagiza abana bacu ikinyarwanda, kandi b'ababyeyi babo barabakanguriye kuvuga urwo rurimi rwabo kugira ngo nyine wa muco udatakara.
ibyo rero ni ikibazo. Madamu Marie Jeanne wakurikiye Mwemayire urumva aratubwira ati ikintu cya mbere kigaragaza ko umunyarwanda wari mu Rwanda yibagiranye yabaye nk'uwasigajwe inyuma n'amateka ni uko umuco uko ubuzima yari abayemo umuco wacu wacitse, umuco ugahera ku rurimi rugacika, ugahera ku mibereho, kwa gusurana, kwa kwisanzurana. Wowe nta zindi ngero utubonera hafi aho ngaho ufatiye ku buzima abanyarwanda babayemo muri iki gihe, yaba abo muvugana nabo, nzi ko utahaheruka kimwe nanjye, ariko byibura ufite abantu uvugana nabo bakubwira uko babayeho? Ni ibihe bimenyetso bigaragaza ko abanyarwanda babayeho mu bukorone mu gihugu cyabo? urakoze Jean Paul. Ingero zaba nyinshi n'ubwo yenda nahavuye hakaba hashize imyaka igiye kuba 14, ariko nsubiye inyuma mu gihe nari mpari, ikigaragara rwose ni uko wabonaga bariya abantu baje batitaye ku muntu wari mu gihugu, ndetse n'igihugu mu by'ukuri batacyitayeho, kuko kwita ku gihugu ni ukwita ku bo hasanze. Ariko baje mu by'ukuri ubona ibintu byose nk'uko Mwemayire yabivuze babyitaga ibyo kwa Habyarimana. Ukibaza rero niba Habyarimana ari we Rwanda, cyangwa Habyarimana yarategekaga abanyarwanda kubaho uko bari babayeho. Kuba rero yarabaye perezida akaba we yararetse abaturage bakikorera ibyo bashaka, ntabwo yigeze yivanga mu buzima bw'abaturage. Inkotanyi zo zaje rero kugira ngo zumvishe ko ibintu byose ari bibi, nyine byabyisuwe Habyarimana. Murabizi ko byatangiye kugira ngo bamwangishe abaturage, ibyo ntabwo twabisubiramo. Ariko zo noneho ziza zishaka ko umunyarwanda wari mu gihugu agomba kubisumetaho, bakabafata icya mbere baje bigira Imana, mu by'ukuri bigira abacunguzi, batwumvisha ko twari dushize nta buzima twari dufite, aribo batuzaniye ubuzima. Ariko mu by'ukuri bigamije iki? Bigamije kugira ngo mbese bazatwambure ibyo batwambuye n'uwo muco w'igihugu cyacu. Twebwe naho kugira ngo yenda twemere tubigishe, turemera turisumeta, ariko tutekereza ko ari abavandimwe babaye hanze bababaye, kugira ngo yenda tubafashe bazageze igihe batwegere, ko twangaga gusa n'abababaza nubwo natwe twari twababaye. Nkurikije njyewe ndakurikiza ibyo nabonye, ko batwumvishaga ko twagiriwe nabi, bo baje ari abasoveri baje kudusova mu by'ukuri badukijije ikibi. Bamwe yenda barabyemera, njye nagize amahirwe yo kutabyemera kuko ntacyo nabonye bari baje kunkiza, ahubwo baje bashyiraho undi mitwaro iremereye. Ariko urumva umuntu icya mbere baje bavuga indimi z'amahanga, nubwo muvuga ko bize indimi bavugaga Ikinyarwanda bari hanze, ariko twebwe twabumvise nk'abanyamahanga. Noneho baraza noneho batwempoza za ndimi zabo twebwe tutari tuzi, kugeza n'aho bazinjije mu mashuri, hanyuma mu by'ukuri badusenyera uburezi. Urumva rero iyo umuntu ajya kwica igihugu bihera mu kwica umuco. Iyo igihugu kitagira umuco kiba kitariho. Ubwo rero urabona imyaka imaze gushira, wa muco warapfuye, ariko ntabwo ari wo gusa bagiye babikurikiranya n'ibindi. Icyo twebwe yenda bari mu gihugu twahuye nacyo gikomeye, ni uko baje batwambura n'utwo badusanganye. Murabyibuka uko baje bafata amazu y'abantu bayitwarira, ubashije gukurikirana akajya mu nkiko. Urabizi ko benshi barabizize rwose, mumenye ko hari imiryango myinshi yazimiye kubera ibintu byabo. Ibyo rwose n'abandi bashinjwa ibyaha, bagerekwaho ibyaha bya jenoside kubera imitungo. Ibyo rwose ntabwo twabitindaho, ni ibintu kandi n'uyu munsi biracyabaho. Badashaka wese, urugero twafata ruri hafi cyane rwo muri iki gihe ni nk'urwa Kabuga. Kabuga nta kindi bamuziza, baramuziza imitungo ye. Urumva rero mu by'ukuri bariya abantu baje batwambura byose, bashaka kudutegeka, batwicira umuco. Icyo nicyo cya mbere, icyo nicyo cyerekana ko bishe igihugu mu by'ukuri. Barangije noneho bashaka guhindura twebwe abantu bari mu Rwanda
abatindi n'abacakara kugira ngo bo tujye turya ari uko babishatse, hanyuma utabyemeye swat aricwa, swat aratindahara, swat ajya muri gereza, nyine bamushakira ibyaha. Noneho nk'uyu munsi hariho nk'urugero nk'uriya mu nyamakuru Cyuma wafunzwe, akaba yafunguwe agasanga konti ye bayivize kandi mu by'ukuri abaye umwere. Ubwo ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo kandi Cyuma urabona ntabwo ari we munyamakuru muri kiriya gihe yafungwa, si we wenyine wakoze ibyo yakoraga avugira abaturage bari bishwe n'inzara, hari n'abandi babikoze, ariko we yarafunzwe amaze umwaka, aho kugira ngo kandi muri uwo mwaka maze afunguwe ari umwere. Mu kuba umwere muri by'ukuri yakagombye kubona ibye byose. Ubwo ni ukuvuga ngo bamufunguye batabishaka, niyo mpamvu bagomba kumwicisha inzara, cyangwa se akemera akaba igikoresho cyabo, akajya atangaza amakuru y'ibyo bashaka. Ubwo rero mbese wavuga uko batwugize ngo dukunde tubayoboke ku ngufu, kuko inkotanyi rwose uziyoboka ku ngufu, nazo zirabizerega ko zidakora ibyiza. Njye ntekereza ko zimaze gusobanukirwa, ari niyo mpamvu zihatira abantu, zibabaza abantu ngo bagere ahantu baziyoboke, bazikunde, noneho babone uburya, babone ubasha kugera kuri zo za serivisi Mwemere yavugaga, kuko mu Rwanda ngo serivisi ubu ni igikangisho. Donc umuntu ahabwa serivisi kubera ko yemeye kuba icyo bashaka. Kandi ubundi serivisi z'igihugu umunyarwanda wese azifiteho access, yaba ari umunyabyaha yaba atari umunyabyaha. Gusa ikibazo cy'inkotanyi ni uko zitiranya ibintu, zivangavanga ibintu, uko zaducanze ni nako zicanga inzego z'igihugu, zikazikoresha mu nyungu zabo zidafite aho zihuriye n'inyungu z'igihugu. Ubwo bigatuma rero umunyarwanda wari uri mu gihugu yumirwa. Mbese twebwe twarumiwe, kuko hari ibindi bintu byiza twari tuzi, uko ubuyobozi bugomba gukora, uko umuntu ajya mu kazi akaba agomba gukorera leta, ariko kuri bariya bavandimwe bacu ntabwo ariko bimeze. Donc nibo ubundi hakaba n'abandi bagenerwa, uwo batageneye uwo nguwo ni uwo gupfa, nta nubwo agomba kubaho. Nguko uko u Rwanda rw'uyu munsi rumeze, nguko uko umunyarwanda abayeho, cyane wari mu gihugu. Ntabwo uvuga ko n'abavuye hanze bose ariko bameze, hari nabo bageze aho bagenda babibigarasha nk'uko babivuga, ariko mu by'ukuri twebwe twari dusanzwe. Ubu sinzi niba wabara nk'umucuruzi w'umukire mu Rwanda, twavuga ko ari ku rwego rw'ubukire. Sinzi niba hari uwo mwabona mu bo rimwe twari dusanzwe tuzi, cyangwa se n'abagiye bazamuka nyuma bari mu gihugu, bagenda bivugisha mu muhanda, bagenda bivugisha cyangwa se bakabyina amakuru abativugisha babyina amakuru. Nuko bimeze. Ubwo reka yenda mpagarikira aho, dukomeze twungurana ibitekerezo. Gusa njye nisabira abavandimwe bumva yenda ko tubita abasajya bajepe, nabo rwose bazitabira ibiganiro byacu, tukagira deba, niba koko bashaka ko twese tuzaba mu Rwanda rwa twese duhuriyeho, nta vangura iryo ari ryo ryose, ari iry'uwaturutse hari iry'uwaturutse hariya, ari uvuga ururimi runaka ariko yumva ko ari umunyarwanda, wumva ushaka u Rwanda, azemera akaza muri izi deba, akajya avuga ati yenda murakabya siko bimeze, noneho n'ibisubizo tubishakire hamwe. Ntekereza ko aribwo tuzagira u Rwanda na wa muco, noneho tukawugarura, tukagira umuco umwe, kugira ngo tugende dukayirana ibiturutse by'imihanda yose, tubasha kugira ikintu cyacu cya particularité y'umunyarwanda, cyangwa umuco twajyana ahandi hantu, cyangwa undi muntu waza kudusura akavuga ati mu Rwanda nahasanze umuco runaka. Ubu se ugeze mu Rwanda mu by'ukuri wavuga ko hari uwuye muco. Uzi ko nk'ubu ngiye mu bazungu urabona nk'abafaransa bakunda ibintu bya gastronomy, hari igihe bajya bambaza ngo plat y'iwacu ni iyihe?
ibijumba n'ibishyimbo nivugira ngo ibijumba imyumbati n'ibishyimbo imyumbati n'ibishyimbo bigeretseho ngewe nicyo kintu mbona nshakisha kugira ngo numve ko mu Rwanda hose iyo play ihari mu majyaruguru mu majyepfo sinzi imyumbati bigeretse ku bishyimbo ntabwo aho hari ahantu bitabaga mu Rwanda uretse ko ubu ngubu nyine hari kera ubu ngubu imyumbati barayiranduye isigaranya keza ya indi binika bakayikuramo ubufu bumwe tugura ku masoko y'ahangaha za Canada na za France na za bimwe bapfunyika ariko ya myumbati abanyarwanda baryaga biteraga mu mirima yabo ntaho wayikura nta munyarwanda ugihinga imyumbati isigaye ihingwa muri ayo makoperative bashyize hamwe za Butare na za barangiza bakagemura kuri za nganda za FPR ntibabishyure barangiza bakayinika bakayikuramo ubugari bohereza hanze abanyarwanda badashobora kwigurira niba ikiro cy'ifu yewe hano nshobora kuyigura amadolari 6 ni hafi 6,000 by'amanyarwanda ninde munyarwanda uzajya kugura 6,000 ifu y'6,000 ikiro kimwe iyo fu iribwa n'abanyamahanga ntabwo ari iribwa n'abanyarwanda urumva rero igihugu mu by'ukuri ibyo bishe ni byinshi kwihegeza no kugihingwa ngandura rugo kera ko twabyitaga ari byo umunyarwanda yahingaga akihaza none ubu ngubu usigaye numvise ngo barya ibigori ahari basigaye ibigori nibyo bahinga hafi mu turere nabwo ntushobora kujya kugica mu murima wawe ngo ugitekere umwana cyangwa bahita bagusura ngaho nyumvira ubwo se wambwira ngo harya nibwo bwa bukoroni tuvuga Marie-Jeanne nibwo bwa bukoroni byo rwose abanyarwanda babayemo bya bikingi byaragarutse baraza bakagukatira imigenda ukayihinga ntuzasarure mu murima wawe ukagemura ahantu bakazakuramo za engrais chimique baguhaye bagakuramo amafumbire bagakuramo ibiki ugasanga nta kintu usigaranye kandi amafumbire baguhaye ahenze akagurishwa n'ama societe yabo reka mbaho urugero mbibahe neza kuko ndahaheruka kandi sekiteri y'ubuhinzi yo nayirebyeho neza ibishanga ntabwo bigihingwamo ibijumba barabitunganyije baba abasirimu bahingamo umuceri umuturage baramuhingisha umuceri ntabwo azi kuwutonora nta mashini agira akawusarura awujyana aho bawujyana aho bagenewe kuwujyana nta nubwo ashobora gusarura ngo ajyaneweho agafuka kamwe bose awujyana muri urwo ruganda rwabo yawugezayo bakazawumutonorera ntabaga bazi ibiro by'umuceri utonoye uzavamo akayirana akabashyirana n'ibishishwa byawo ntamenye uwo abashyiriye noneho bo bazawutonora bamubwira ibiro bashatse nibarangiza babijyana mu ruganda mbere yo kumwishyura bazabanza bakuremo ifumbire bamuhaye imashini yatonoye noneho bamubwira ati havuyemo ibiri n'ibi nibarangiza bavanemo ayo mafaranga y'ibyo bavuga bamukopye nibanarangiza ntibamuha amafaranga ye mbere y'uko irindi hinga ritangira azagere mu ihinga rikurikiraho n'irya mbere atararyishyuwe kandi noneho nibajya kumwishyura usange bari kumwishyura nk'ibihumbi 50 ku musaruro wose yabonye ayo mafaranga ntazamugurira umuceri umuhagije wo kuko kandi ihinga ryose rirangiye ihinga ibyo byose biri mu mezi 3 abonemo ibihumbi 50 kandi yitabira ihinga rikurikiyeho mbese abanyarwanda barababaye ku buryo ntabwo umuntu yabasha nibarangiza mwemayi nibarangiza ayo mafaranga baguhaye bakuremo imisanzu uw'imisanzu buri misanzu bagusabemo umusanzu wa FPR bagusabemo isuku bagusabemo umutekano bagusabemo ejo heza bakubwire karima k'igikoni karima k'igikoni ntabwo bakwishyuza ni wowe ukihingira iwawe tutanababeshya ariko baba baguhaye mu by'ukuri umuturage ntacyo atahana ariko tukihorere ntabwo kari mu bintu biremereye haremereye ejo heza haremereye umusanzu wa FPR haremereye ibigega bya buri munsi bibaho ngo agaciro foundation kavaho ati hakaza ikindi haremereye umusanzu wa FPR utayibamo haremereye umutekano batagucungira iyo wibwe urirwariza kandi warabishyuye
haremereye ibintu byinshi, mituweli baguha ukazayikoresha ntuza konsultation yonyine, imiti ukajya kwigurira, haremereye buri kimwe, nta kintu na kimwe kitaremereye. muri make umuturage niwe utunze leta muri make. Ni igikoresho ubundi iyo ufite igikoresho umwenda wambara urawumesa, ukawumesa ukazawutera n'ipasi. Umunyarwanda ni igikoresho kimeze nka rizajenike, baramukoresha ntabwo batekereza uko bizagenda ejo, baramukoresha gusa nta n'indi ntibashaka kumenya uko abeho cyangwa apfe, bo nta kibazo barakomeza. Umunyarwanda arababaye, nimba abwira ukuntu umunyarwanda ababaye ntimuri bubyumve, kuko nimba agiye guhinga ikiro cy'ibihumbi 2, nimba mbeshya arabu inyomoza, ikiro cy'ibigori bisa n'ibisize irangi, iyo bidatukura biba ari icyatsi. Sinzi irangi babisize, nta nubwo ari ibigori wagura ngo inzara nikwica ubiteke, ni ibigori bisize irangi by'icyatsi cyangwa by'umutuku, narabyiboneye n'amaso yanjye aya. Bakagurisha ikiro kimwe ku bihumbi 2. Ikiro cy'ibigori ibihumbi 2 ikiro, nta n'ifu yavamo, nta nubwo havamo n'ifu y'igikoma. Ibyo nababwiraga ko ni ibihumbi 2, bakabigurisha ukabihinga, hakaba ubwo bivamo imisigati gusa, ntiwamenya mu by'ukuri ibyo bigori ni bwoko ki. Bisigaye bibyara nkongwa bitari byarengana na santimetero 60, bagahita bakugurisha imiti yo kujya kubiteramo. Ushobora kuyitera neza bikera, cyangwa ukayitera bigahwaniramo, ukazayibisarura ugashaka ufite inka, niba wowe ntazo utunze zikabirya ugataha amaramasa. None umunyarwanda uvuga arababaye in a big capital. Aho rero niho ngaruka, ngewe nkagaruka nkavuga ni noneho tujye tubwizanya ukuri, tubwiza abantu ukuri. Muri abo banyarwanda nka 100 dufasha abanyarwanda 100, urasangamo bangahe bavuye hanze babayeho muri ubwo buzima bw'ubuhinzi bumeze butyo? Bambwire pourcentage uzasangamo. Uzambwira umuntu wavuye Uganda uri muri abo bahinzi bagowe batyo, umbwira umuntu wavuye muri Kongo, umbwira umuntu wavuye i Burundi uri muri abo bahinzi babayeho muri ubwo buzima. Abo uzasanga mu bishanga ba Gatera barafashe umurongo uvuye nkaho ukagera iriya, barahinzemo bya bindi bakoresheje ibimashini, ari imirima y'abaturage babambuye, abo ngabo bakagemura mu bigega bya FPR. Nta munyarwanda abagowe bari muri umuturage ufite abana be ngo isambu yazayihingamo urusenda gusa, urusenda azakuraho urwo kugaburira umwana, ukamubwira ngo fata isambu yawe ngo uyihingemo urusenda. Bobere murayizi? Turayizi, naranayihinze ngewe ndi mu Rwanda. Bobere bayikoresha iki se? Bobere bayigaburira amagweja. Byitwa ngo iki Jean Paul? Iriya bisimba bitonda kuri bobere. Amagweja. Amagweja reka narayoroye ngewe. Ngaho ujya guhinga ibimonyo, niba ari ibimonyo ibishorobwa ibintu batuzaniye. Noneho hateye noneho ngo ibyo kugurisha inkari ngo mu kadobo, ngo umuntu ngo akatega indobo mu nzu, buri muntu wese akajya ajya kunyara mu bintu mwabibonye. None se mureke iterambere rya FPR tugomba kugenda. Mureke mbibarize mumbabarire, kuko urabuze Marija no mu ijambo, kuko hari nigeze kumva Kagame avuga ngo komeza warugiye. Hari aho nigeze kumva perezida wa repubulika ndetse n'umugore we ngo bagiye muri Amerika, dore ko bakundaga kugenda cyane. Numva ngo bavuga ngo nta muntu wishimye nk'umunyarwanda muri Afurika yose. None njye narabyumvise rwose, ntabwo ari inkuru. Na muka Kagame ngo yari yagiye mu masengesho muri Etazini cyane, nyine avuga ko ngo abanyarwanda ngo nibo bantu ba mbere bishimye ku isi. None nkaba numva ibyo bintu byose bakorerwa kugeza aho bicishwa inzara bya kariya kageni, ubwo se kwishima
byaba bishingiye ku ki? oya wikwirirwa ujya kure. Global happiness ubushakashatsi bukorwa n'ibinyamakuru mpuzamahanga byerekana uko abaturage b'ibihugu bishimye. Va kuri ibyo by'intore za ba Kagame ziba zijya kubeshya abanyamahanga batabizi, nabo kandi babibeshyaga kera, ubu ngubu ntibazongera. Bagaragaje ko mu bihugu 148 bakozeho ubushakashatsi, u Rwanda ruza mu bihugu bitatu bya nyuma. Hariho u Rwanda, Zimbabwe na Pakistan. Nimba umusomali yishimye, umusomali uba mu ntambara ya buri munsi, umunya-Iraq ibisasu biturikiraho buri munsi, abo barishimye kuturenza. Abo reka tubaveho, wenda bafite peteroli iwabo. Niba umurundi, umugande, umutanzaniya bishimye kurenza umunyarwanda, reka nkubwire, ubu twavuga ibya FPR tukarondogora ntituzanibuke na gahunda. Ubu ibyo twavugaga byose, intore cyangwa abantu bari mu Rwanda bakorewe iyozabwonko, iyo ubabajije barakubwira ngo disi ngo Kagame yazanye gira inka, ngo ntimukamurenganye, ngo gira inka, ngo buri munyarwanda ngo afite inka. Ugiye muri biriya bintu bya gira inka ukaganira n'umunyarwanda wayihawe, uhita ubonaho bwa bukoroni turimo kuvuga buri. Iriya nka uyu munsi nta muntu ushobora kuyihangwa yemere. nari ngiye kubitatura none urabirangiye. Nari ngiye kubitatura. Uzi ko bayiguha ugazigara uvuga uti Imana yonyine izangiza iyi nka ikayitwara izayi, kuko iyo ipfuye urayishyura, iyo irwaye urayivuza, nta kintu yakumariye. Ya nka ni inka y'ibibazo, ni inka y'ubuhake, ni inka y'ubuhake. Noneho bakagenda bigamba ngo Kagame yatanze igihe cya mbere, nta nubwo ari amafaranga aba yavuye mu mufuka we, ni amafaranga aba yavuye muri leta. Barangiza bakabaha inka. Noneho Mwemayire yigize kutubwira ubushize, niyo ugerageje ugakora ibishoboka byose, ya nka ukayiha ibyo ushoboye byose, ikageza igihe guha amata, umusaruro. umusaruro, ya mata ntabwo aba ari ayawe, uyagemura kuri za nganda za FPR, za Inyange, za hehe, bakazajya kukwishyura byarabaye ibibazo. Yego komeza rwose. Iyo nka iyo bayiguhaye ukikokora ukajya wirirwa wikoreye ibyatsi ku igare, kuko ujya kubihiga iyo ubonye hariho hose, niyo wayihingira irya wirirwa uhingira inka gusa. Ibibazo wirirwa uhingira inka, ariko nikamwa ntushobora gukamira umuturanyi ngo akwishyure. Oya, ugomba kuyajyana ngo ku ikaragiro, ngo ku ikusanyirizo ubwo ryakira amata avuye imyaka yose, ryarangiza rikazayafata zikayagemura ku nganda. Ayo mafaranga y'ayo mata uheruka utanga amata, nta n'umwana wawe wahaye, amafaranga ntayaza. Utahira amase, ni ukuvuga ngo utahira amase banamo iyo nka rwose. Iyo ifumbire ikorera imyaka 3 bikarangira nta kintu uvanyemo. Wabyumvise ibintu tuba turimo tuvuga? Ibyo ni ubuzima abanyarwanda babandi babayeho mu gihe babandi bamwe bavuye hanze bifite inzuri zabo, bafite inzuri zabo, inzuri nazo bambuye abantu, bambuye abanyarwanda bari mu Rwanda kuko ntazo baje bafite, bagashyiramo za free zone, za nka zihenze, bafite ubushobozi bwo kutorora, zarangiza n'iyo mikamo bo bakigemurira direct, bagahita babaha amafaranga. Ntawe bajya kurindagiza ngo bajyana ku ikusanyirizo ngo tukwandike ngo turakwanzura mu ikaye ngo uguzanye litiro 3, 4, 5, barangiza bakazisukamo amazi bakadubura, barangiza umunyarwanda wanyu mujya kugura amata litiro akayigura 400 cyangwa 500, mu gihe wa muturage nta n'igikoroto cya 5 bamwihereye, yaraherutse yorora inka gusa, n'uwo bayahaye bakamuha intica ntikize zitagira icyo zimumariye. Ubwo ubuzima abanyarwanda babayemo, ibyo ni ibimenyetso byonyine. Kandi reka mbabwire, mu ngingo 8 FPR yaje yitwaje, wongeyeho n'iya 9 ya nyuma biyongereyeho babonye jenoside ari ikintu gishobora kubatunga.
ngo kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Iya mbere, ingingo ya mbere iravuga ngo restoration of unity among Rwandans, kugarura ubumwe bw'abanyarwanda bose. Aho mumbwire bwa bumwe FPR ivuga yagaruye mu banyarwanda bose, ikadushyira hamwe, ikaduhuza. Ibi bibazo turimo tuvugira hano kuri izi radiyo, ku buryo umunyarwanda yakwicara akicarana n'abategetsi, akicarana n'abo bavuye hanze, akababwira ati nyamara ndimo ndarengana, dore ubuzima mbayemo. Iyo ni ingingo ya mbere, n'uwayijyaho byonyine akagarukira no kuri iyo ngiyo. Reka rero nkubwire, ntaguciye mu ijambo Jean Paul, komeza rwose. ibyo bintu FPR ifite ikintu yihariye gikomeye, gushaka amagambo meza avugitse neza kandi asobanutse, ariko wajya mu bikorwa bikaba bihabanye kure. Mu by'ukuri nushaka ntusome n'izindi uyu munsi ntiwirirwe uzisoma, kuko icyo cyonyine, icyo rwose nabaha kagahise mwe 100%, kuko ni le contraire y'ibyo bavugaga. Ubwo bumwe baje byari uburyo bwo kugira ngo babashe kwigarurira abantu. Akarimi keza rwose baragafite, ukubitanye nawe bwa mbere wagira ngo niwe muntu mwiza ubaho, ariko ibindi biba biri inyuma y'ibitekerezo bafite, ibindi biba byihishe inyuma y'ayo magambo meza bavuga, biba bihabanye kure. Uhita umuntu ijambo ryose bazajya bakubwira ujya wumva le contraire. Nk'uko nyine twavugaga ngo abishimye nibo bababaye koko ku isi mu Rwanda uyu munsi, nibo ba mbere bababaye, kuko ntabwo ushobora kubyumva n'umunyamahanga ugiye mu Rwanda umazeyo igihe ahita abisobanukirwa. Ndakubwiye ngo hari nk'umubeninoise twakoranye, yarambwiye ngo yabaye mu Rwanda umwaka, aba muri hoteli ngo bari mu bintu bya Ferwafa by'imipira, umugore w'umuzungu ariko yibera muri Korine. Gusa ikintu yambwiye ngo nuko ibintu yasomaga mu binyamakuru byo hanze atigeze abibona mu gihugu, kandi atigeze yumva n'umuntu n'umwe avuga ibyo bintu, cyangwa ngo agire gutya abone ko ibyo bintu asoma mu za Jeune Afrique mu gihugu bigaragara. Noneho mbimubwiye arambwira ngo cyokora ngo nahise mbona ko ari dictature. Ati kandi abanyarwanda ntibavuga. Ati muragenda ukabona abantu mbese ntibavuga, babaho batavuga. Noneho ubwo urumva, kandi yabayeyo hashize imyaka 5 avuyeyo, urumva icyo gihugu rero abo bantu batuzanira bwa bumwe, ubumwe n'aho abantu basabana, ubumwe n'aho barepanwe bigaragara no mu muhanda. None n'umunyamahanga arahagera akabona ko abantu batavuga, warangiza wowe ukajya kwandikisha mu binyamakuru ukavuga ko rwose tuva bya imihanda ikubuye, development wayigezeho 100%. Ofete nago gira ngo guhagarikire kugira ngo abantu bazumve ko icyo FPR izajya ivuga, aho azajya babivuga hose, no mu binyamakuru bazandikishamo ibyo byose, twebwe tugomba kujya tuvuga ngo mujye muhita mwumva ibinyuranye n'ibyo mubona. Ibiri no kujya tujya gushakisha ibiri inyuma y'iyo mvugo. Mu by'ukuri nibyo rwose. Nkiba ndi muri njyanama mu 2005 njyanama y'umujyi wa Kigali, hariho ikintu ubwo ngeze mu bayobozi, hariho uwitwa umudamu w'umukonyine bita Kirabo Kakira, umugore wa Kakira, Majoro Kakira wari mu bajepe barinda Kagame. Uwo mugore yaje asimbura Mutsindashyaka, uriya waje guhimbwa Mutsindamazu. Noneho mu kwinjira mu mujyi wa Kigali, ikintu yakoze, twebwe twari twajemo turi nka kanso, turi njyanama y'umujyi wa Kigali, ikintu yakoze yahise ashyiraho systeme yo kwirukana abakozi bose Mutsindashyaka yari yarangaje. Noneho twe tugiye mu nama, ngewe mu byo nzaziramenya n'ururimi rwanjye rurimo, ndamubwira ntari ko se meya dusobanurire.
abakozi bose Mutindacyaka yari yarangaje ko mubirukanye mwasanze ari feke, musanga nta kazi bashoboye, musanga ntaki. Kumbi yashakaga guhita azanamwo ekipe y'abavuye hanze gusa bagasimbura babandi. Noneho abantu azanye ni babaswa babandi sinzi niba yarakuraga mu bashumba, niba yarakuraga babandi ubaza raporo. Uburyo twigize no gukora inama kuko twari muri komisiyo tekinike, noneho baravuga bati umuyobozi umwe twari turi kumwe ntashaka kuvuga amazina, aravuga ati ni le déchet de la nature batoragura bakatuzanira. Umuyobozi wo mu mujyi wa Kigali ati ce sont des déchets de la nature batuzaniye hano. Umuntu ngo ni auditeri, bamubaza principe za audite akayoberwa, bakavuga ati kandi ubwo ngo ni murumuna wa Kabayija uriya wigeze kubogora amata wa Minagri. Wa Minagri. Umuntu akaza bakamubaza raporo akarya iminwa, tukibaza tuti ngewe mubariza mu nama n'amazina ariko aba bakozi ubakuriyeho iki ko barakozi bakora neza? Ngo ngewe mfite uburenganzira bwo guhindura ekipe, nkahindura ekipe yanjye ngo nkashyiramo ekipe. Aragenda arundamwo abantu, nge naje kwirukanwa mu njyanama, naje kuyivamo kubera nyine ibyo byose nabazaga, ibyo byose naje kwirukanwa mvamo, ngenda mbisiga. Ariko n'ubundi barakoze icyo kurokirita babandi bari basanzwemo, bakajya babashyiraho babasajya kugira ngo babigishe akazi kuri place mu mwanya strategique ukomeye. Hagomba ayo maraporo, agomba ibintu tekinike, bagashyiramo umuntu wari uri mu Rwanda, barangiza akamucomekaho abana b'abakobwa abadamu bakabicazaho, bakajya babigisha akazi kuzageza aho bagiye babakuriramo urezise bakamufunga, undi bakamurega kwiba amafaranga, undi bakamurega ingengabitekerezo, kugeza aho abantu bashiriyemo babarangiriye. Doko ni ya gahunda yo ku extermina mu by'ukuri, yo ni extermination y'abantu bari mu gihugu. Systematique, ni extermination systematique. Bamaze kubigenza batyo bakavanamo abantu bose. Sibwo ujya kubona ukabona ahantu poste yagomba guhagararirwa na premier ministre ihagarariwe na ministre w'ububanyi n'amahanga. Sibwo ujya kari akaduruvayo kari urebye ahantu hose yagiye ahagararira perezida wa repubulika, ntabwo hose hareba ministeri, hari ahareba perezidanse hagagarara Biruta, ahantu hakabaye hahagaze premier ministre habaye hahagaze Biruta agahagarara premier ministre. Mbese barabiduruba n'ibyo nyine nako kazi niyo kipe nyine bakoze. Nuvuga ngo n'amategeko niya ekipe administration uhagaze aha ni ugomba kwahagarara, cyangwa se nimba ari nusimbura perezida ni uwuhe muri aba ngaba, ni ububanye n'amahanga, ni premier ministre, ni mbese akajagari ni cyerekana atahibereye byerekana ko mu by'ukuri donko biriya bintu bashyiraho, yenda ngewe mbisubiremo n'ubushize narabivuze, ziriya nzego ziri mu Rwanda ziriho mu mpapuro ariko ubundi ntacyo zikora. Ni ukugira ngo ya mahanga berekane ko nabo bafite leta, ariko mu by'ukuri buriya ni ubwami. Hari umuntu umwe uri hariya ugena akaderega za pouvoir, kandi izo pouvoir aderega araziderega kuri ba bantu be, ba bantu bashaka bagomba kumubera hahandi, naho abandi babari aho ari udukingirizo tubivuge gutyo, n'udukingirizo. Kandi nabo niba babihakana bazatwereke role yabo bajuba mu gihugu, ibyemezo bafata, cyangwa se uzarebe za ministeri zirenze nka 20. None se ko tujya twumva nk'umuminisitiri umwe wenyine, abandi tukabumva mu magambo gusa, ariko mu by'ukuri ministeri ikora ni nk'imwe mu by'ukuri.
kandi ikora ibintu byose, ikora na ka minisitiri w'intebe, igakora n'aka perezida wa repubulika, igakora ibintu byose. Ibyo rero niho ngewe ngaruka nkavuga nti tugarutse muri asije yacu twaba turimo tuvuga abavandimwe bacu bavuga ngo turababeshyera ngo ntitukabivuge, ntabwo bazajya muri iyo myanya yose y'ubutegetsi ngo bambwire ngo noneho bazabanze bakuremo abo bantu barimo, babanze bajye mu ngabo, babanze bafate biriya ofisiye byose babihananure byicayemo hariya birya imisoro y'abanyarwanda ngo ni ba Karenzi kugeza hehe, abo bose bakaba barimo guhembwa imisoro y'abanyarwanda, baravuye hanze, baravuye mu gihugu kimwe, wajya gushakamo umuntu wahoze mu Rwanda ugasanga ni intica ntikize, bagiye bakadomekamo hariya akabajya ariyo bajya bahora bavuga. Iyo ubajije uti ariko kuki abantu bahoze mu Rwanda barengana, rwarakabije se ntahari, ariko se rwarakabije representa abantu bose, miliyoni z'abantu abanyarwanda bose babaga mu Rwanda, niwe muntu bahora batangaho urugero, n'agakingirizo voilà. Ibyo rero byo kubagira za gloves zo kutwambika udukingirizo no kutwambika intuza ngo bakaduhuma amaso, ntabwo twebwe dushobora kubyemera. Ni nk'uko bazanye Kanyarengwe rega, nubwo bitindeho, ni ba Kanyarengwe, ni ba Bizimungu, ni nk'uko no ku bwa Habyarimana iyo bajyaga kuvuga abantu bamwe badefandaga Habyarimana bavugaga Ruhashya, bati Koloneli Ruhashya se si umufisiye si Koloneli, si Koloneli, bati abatutsi ntabwo barenganya. Iyo rero iryo rengana ako kajagari noneho kavuye muri bya byo gukamufura byo kuvuga ngo abahutu ngo ntabwo tukibavuga, ngo abatutsi ntitukibavuga, noneho bakayiranira hamwe, baravuga bati umuntu wese wavuye mu Rwanda ni umuhutu, ni interahamwe, ni igiki, mushyire kuri ruriya ruhande. Abavuye hanze nabo burya barimo ibyiciro, burya njya mbabwira nkabwira mwebwe mwavuye i Burundi, mwebwe mwavuye Kongo, mwebwe b'abatizedi, namwe murira kuri hanyu, nabo barira kuri hanyu, burya nabo baturiraho, baradukandagira yego nk'abahoze mu Rwanda, ariko nabo bafite ibibazo nk'ibyacu, yego ntibihuye cyane, ariko aho umusajya yakandagiye ntabwo bahakandagira, burya niko bimeze. Uretse ko batuviraho indimu, barabanza bagahengereza, niba nta musajya urimo, iyo basenze nta musajya urimo bafata ijambo bakisanzura, ariko iyo hasanze hari umusajya abanza kumva icyo yavuze. Niko bimeze mu Rwanda. Yemaye, hari icyo wari ugiye kuvuga? Nashaka kuvuga ko tugiye muri detaye za buri kimwe bakoze, ntabwo twazamara imyaka n'imyaniko tutararangiza kuvuga mu by'ukuri ukuntu baje kuduhaka. Baraduhatse pe, turanabyemera mu by'ukuri, ariko twabyemeraga tutabyemera. Ni bimwe bavuga ngo kwikiriza ntibibuza uwanze kwanga. Niyo mpamvu ibyo twihanganiye uyu munsi bigeze aho tugaturika tukabivuga. Rero aho bigeze ibyabo nabo birimo birabahombokeraho, ni ukuvuga ngo ya Babeli bari barayubatse rwose bayigeza mu bushorishori, ariko indimi zaratatanye, nabo basigaye mbese umwe aratuma undi itafari akazana igitiyo akaba kimukubise mu mutwe, nuko Babeli irimo iratwangaguka, barisenyera zo kugira ngo bari ku ruhande rwabo nabo baze babe abacu, nabo babahaye impamvu zose zo kubanga. Genda bikura urabona, nimba umuntu yari anagukunze ariko wimutuma gukunda cyane ku ngufu ngo ushyiraho imbaraga, umushinga w'amenyo, nibyo ibi ngibi ujya kubona ukabona ngo bafunze ngo konte z'umuntu, urumva n'ubyumva nawe ahita avuga ati aba bantu ariko si ubundi ubu hari igihe turi kwerekana nayo. Babeli irimo guspanyuka, aratuma igitiyo bakamuha itafari akaba arikubise mugenzi we, nabo ntibazi ibyo barimo, bya bindi batangiye icyo gihe batangira bashyiragamo abanyarwanda kugenda bagende babakabarira. None uyu munsi ntabwo bigikunda, amategeko ibintu barabivangavanze, nabo mbega ni uko bababwira ngo igikoma ntibavangura ifu n'amazi, nabo ntibakimenya ibyo ari byo. Rero ubu ngubu abantu bari barabayobotse nabo batangiye kwicara no kumirwa, kavuga ati se aba bantu tutabeshyanye, bo ubwabo bazi iyo bajya mbere yuko batuyobora, nabo ubwabo ntabwo aho bajya bakubona. Rero abaturage barimo kugenda bumva ibintu tuvuga bakabigereranya n'ibyo babayemo n'ukuntu babibona,
bari kugenda FPR iri kubaha impamvu nziza 200 wa mugani wa barafi zo kubavaho barafindu barimo kuvuga zo kubavaho bakayoboka rwose opposition nicyo kintu nibo bari kwisenya mbese bari kwisenyeraho nka za hene zo kwa Nyagakecuru mu bisi bya Huye ariko njyewe hari umuntu n'abaciye mu ijambo hari umuntu kera twigeze kuganira yenda ariko nta nubwo natinya kumuvuga nubwo ari mu kaga kose uriya musaza Rusesabagina sinzi igihe kera twigeze kuganira baramwe ngo rega ngo FPR nimuyihorere ngo ubwayizisenya ntabwo nta nubwo abantu bakeneye kuyirwanya ko yo ubwayo irirwanya kuko ibintu bakora ntabwo biriya bintu bizamara igihe umuntu wisenya ni umuntu deja yihera mu mizi urabona nubwo tuvuga ko twarenganye baraturenganyije ariko igihe cyarageze nabo basubiranamo none nk'uko Mwemayire ari kubivuga muri aka kanya kwa munara wawe bariho barawisenyeraho kuko ntibigeze ntabwo simbizi nge mbona nk'uko twese twagiye tubibona ukuntu byagiye binjiza mu butegetsi abantu babo ni ukuri simbizi niba basobanukiwe niba igihugu barashakaga ko njya numva ngo bashaka kukimarana imyaka n'imyaka buriya iyo batekereje imikorere yabo babona bamarana igihugu igihe kingana gute ngubu ngo hashize 30 ni mike cyane ku buryo sinzi niba babona iherezo ryabo kuko umunara uri kubasenyukiraho none se barateganya iki ahubwo bashatse bakwemera babandi bashigajwe inyuma n'amateka bakongera bakabagira inama ntabwo twebwe turi abantu babi kandi dukunda igihugu cyacu tugikunda kugira ngo twongere umuco kandi nabo tubigishe ku bana nubwo baduhemukiye twebwe twababarira rwose twababarira ariko nibemera gufasha hasi bakareka kwikuza no kwigira ibitangaza kwa kundi biramya nk'aho ari ibivajuru wagira ngo ntibaremwe nk'abandi bigira ibintu bibitangaza bakagira za arrogance bakasuzugura umuntu bagatangira kuvuga ngo dore uko gisa ukagira ngo bo ayo masura yabo nibo bayihaye baciye bugufi nyamara twakongera tukarwubaka kandi rukaba rwiza icyo gihe noneho bakazamenya umuco nyawo kandi noneho n'imbabazi bakazihabwa ariko nibakomeza kwigagaza Babeli kabagwira neza bikarangira ubwo ntibazigera bagira uwo barenganya igihugu nibo bazaba bakisenyeye rwose nabirabirwa bavuga ngo ibigarasha ngo abanzi b'igihugu umwanzi w'igihugu nyenda bivugisha ukuri nibo bari ku butegetsi nibo banga igihugu kuko igihugu n'abantu iyo wica abantu utindahaza abantu ugashonjesha abantu ubwo se igihugu ni iki ni imihanda ikubura ni imikindo ngaho ni kadukomeze reka dusoreze ku kantu kamwe nshaka ko tuganiraho ku byerekeranye n'uburyo twatangiye tuvuga tuti twerekana ibimenyetso simusiga bigaragaza ko abantu babaga mu gihugu bahuye n'ibibazo n'ubu bagihura nabyo reka nsoreze ku bintu byitwa amakoperative n'amashyirahamwe yo muri kiriya gihugu ayo makoperative haberamo ubujura bwa bundi bw'ubucakara buriya ntushobora gukora ikintu na kimwe utari muri koperative niho wumva amakoperative y'abamotari y'abatakisimeni koperative y'abanyonzi koperative y'abahinzi koperative y'ibiti ibyo bintu byose biba bifite imisanzu n'aho bigomba gushyira ubushobozi amafaranga baba babonye bakagenda bashyira mu bayobozi babo nabo bakajya gutanga amaturo muri FPR ntabwo ushobora gukora koperative ngo uyoborwe n'umuntu utari wo muri FPR cyane cyane biriya bikoperative birimo amafaranga ubutaha tuzavuga ku madini twerekana ukuntu FPR yagiye isenya amadini kugira ngo yinjiremo ibashe kuyashyiramo ubukoroni bwayo ariko reka twivugire ku makoperative
buriya uvuze ku mikindo ni nabyo bibinyibukije cyane. Buriya kuva Nyamirambo ukagenda ugataha i Kanombe, iriya mikindo na buriya busitani urebaho bw'ibiti byatewe, buriya buri koperative urabona bya bintu bateraga metero kera mu bintu by'ubuhake bakakubwira ngo tugukatiye icyate kuva aha ngaha ugomba guhinga aha ngaha kugera na buriya kuva ku muhanda i Nyamirambo kugenda ukagera kuri 40 ukava kuri 40 ukamanuka, buri muhanda koperative bayikatiye aho igomba kugikora. Burya mubibona kuriya, ariko niya kugira ngo koperative ibeho bayemere bayihe ibyangombwa nuko bagomba kwikatira icyate cyaho igomba gukora. Erega ibyo ndabivuga ko nabibayemo nanjye ntabwo bakwishyura, ni icyate cyo kukubwira ngo ni wowe uzita kuri buriya busitani, ni umuganda nawe ugiye guha igihugu cyawe kubera yuko washinze koperative. Ubwo abantu bawe natwe kugira ngo tubemere bagomba gukora ibi n'ibi n'ibi. Buriya bafite igihe bajya kubitunganyiriza, bagatunganya ubusitani, bagatunganya ibi, bagatera ibiti ku munsi w'umuganda. Buri bantu baba bafite ahantu bagiye babakatira, bakagenda bakajya gutera ibyo byatsi. Ni ukuvuga ngo ni ubuhake, ni ubukoroni, ntawe ubiguhembera. Kandi uzibeshye basanga igiti cyarumye, basange ibyatsi bitarameze neza, ya koperative yanyu barayifungira. Bajya mu kigo cy'amakoperative bakakiguteza, bakakubwira ko koperative yawe wiyoboye nabi, ndetse bakanagufunga wibye amafaranga wagize ute, ukamera nka cyumuka ugasigara uri imbwa kandi wari umuntu w'umugabo. Nubwo buzima bw'ubucakara abanyarwanda babaye. Niyo mpamvu uzabona umunyarwanda umubwira uti ariko waretse tugafatanya kurwanya abo bantu, kureba ati babawe ndabarwanya se ndi uwuhe ko nsigaye ndi igikanka bandangije. Yego mwemaye reka nkubwire akantu uvuze ibintu by'amakoperative n'ukuntu amakoperative agomba kuba ari aya FPR cyangwa bakabitwambura. Unyibutsa umuntu watangije kampani ya transport yitwa KBS, n'uyu munsi irahari. KBS niyo umugabo witwa niba ari François Ngarambe. Oya, nyirayo yitwa Ngarambe ariko irindi zina rye ntabwo ndizi. Ni Ngarambe nanjye ndaryibagiwe irindi, ariko ndamuzi. Yakoreraga muri ikintu kimeze nka ambasade y'igihugu ntibuka cyo mu Burayi kidasanzwe kidakize muri bituze. Muri konsira y'icyo kintu ndumva narigeze no kujya muri ofisi ye, ntabwo nibuka byari binjyanye ariko nagiye. Uwo mugabo yifunguriye kampani ya KBS ya transport. Noneho KBS iratangira irakora, ariko urumva nyine iyo udakorera mu kwaha kwa FPR ntibyemera. Barangije baraza bati kampani yawe uyiyoboye nabi, tuyihaye RURA bari kontrol. Ayo. Yes, KBS yari umuntu ku giti cye. Uyu munsi yoborwa na RURA, niyo yishyiriraho mbega niyo yiha umurongo. Mukuri ntabwo nakubwira ngo details ABCD, ariko nzi ko yari y'umuntu ku giti cye, baramwinjirira ngo ayoboye nabi kampani yikoreye yifunguye privé. Yes, bayiharura RURA bari yikontorora. Ni ukuvuga ngo mu mujyi wa Kigali hakora transport ikorwa n'amakampani 3. Hari iyo RURA, hari iyo KBS yabaye ya RURA, hari yitwa RFTC ya Dodo. Yes, hakaba n'indi yitwa Royal. Iyo niyo musope nyirayo twariganye muri primaire. We ni umusope. Ubwo ni umushumba ariko araragiye. Ashaka ubwo yenda nawe arashumbye ariko ni umusope we. Rero iyo ndamuzi twariganye, ni umunyeshuri twiganye muri primaire. Mu Rwanda ushobora gukora kampani ari yawe bwite, ariko bazanamo akaboko bakakwereka uko bitwara. Iyo ubyanze RURA yinjiramo kuko ngo ishinzwe ngo niyo imikorere myiza, sinzi ibintu by'amazina. Siko se bishe barwigarana bamakuza n'abandi, si izo nganda zabo. Ni uko nguko ibintu bimeze. FPR yinjira muri buri kimwe, ahapfa kuba hinjiramo amafaranga.
noneho uko ivangavanze ibintu ngaruke gato kuri cyuma kuko nta byambabaje cyane kubona umuntu asohoka mu rukiko ari umwere urukiko rwamugize umwere yasohoka agasanga ngo Rwanda Revenue mutagirana ikibazo nturi umucuruzi nta misoro uyifitiye ngo yamugeretseho miliyoni 70 umunyamakuru ntabwo muri ukuntu yajya miliyoni 70 ubwo ni uburyo bwose bwo kugira ngo bamupfukamishe nka za miliyari bataresha eshatu mbese ngo barimo miliyari ngo niba ari 70 miliyoni 70 ubwo azirimo banki azirimo Rwanda Revenue nta rupapuro rw'urukiko bafite bakagenda bakabwira banki nayo ifite ubuzima gatozi yigenga mu magambo ngo funga konte y'umuntu nibyo nimba ari ugufunga konte y'umuntu bagombye kujyana urupapuro rw'urukiko bakavuga bati banki namwe dore urukiko ruri hejuru ya byose nimufunge ugiye gufungira umuntu ukoresheje amagambo kandi urukiko rwamugize umwere ngako kakaduruvayo nibyo navugaga barisenyeraho nk'ihene baraha abaturage impamvu nyinshi nziza 200 mugani wa barafinda zo kubavaho bagasutona bagatanga umusanzu wabo mu kubarwanya leta kuko mu mutima wabo nabo iyo leta barayirwanya ahubwo nta buryo bwo kuyirwanya bweruye bari babona ariko umuntu nyarwanda wese ubona ibintu bayimukorera umuhaye uburenganzira bwo kuvuga icyo atekereza yahaguruka arwanya leta ariko se wowe iyo ubona umwemererega we kwirwa unigora cyane iyo ubona Nyiragashinga ihembe ngo ni Ingabire Marie Immaculée uriya nawe ubwe avuga ati ibi bintu mukora byasenya leta abwira abo muri rege kiriya cyane ni rura yes rura ibintu murimo kuvuga ibintu murimo amabwiriza murimo gusohora y'ubwayo yasenya leta nibyo uvuga nabo ubwabo babona ko leta nayo ubwayo irirwanya irisenya ahubwo yabuze umuntu ugenda ngo ayihirika kuko ubwayo yamaze kwisenya n'abayirimo abo ba Nyiragashinga ihembe kuko ngiye mwita Nyiragashinga ihembe uriya mudamu nabo ubwabo bibonera ko iyo leta ibyo ikora bikwiriye kuyisenya ishobora gusenywa n'ibyo bintu barimo gukora kubera yuko ni ibintu bibabaje ni ibintu biteye agahinda kandi ibyo byose biza byikubita kuri wa muturage ukennye ufite inzara udafite aho utarize baciriye ururimi rw'igifaransa bamuciye n'ikinyarwanda barakimwambuye mwemera avuga ko umuntu ajya kwikanira icyongereza kugira ngo arebe ko yabasha kumvikana n'abo abantu b'intoranywa nibo bari muri za Rwandeya nibo bari muri za Bakari na za Beseri na za Wareva banki iyo ariyo yose nibo bari mu bigo bya Revenue ni babo ngabo wumva bajya gufatira imitungo y'abantu batagizeho uruhare bakugerekaho biroroshye ko Revenue ikaza ikajya mu bucuruzi bwawe ubwo mpisengera ku badamu n'abagabo nabonye ngo bagera kuri 7 cyangwa 8 bambaye amapingu barimo gutaka amarira ari yose agahinda ariko kose bavuga bati tuzakora iki koko ngewe nzana kontineri 8 none nimurebe ibi bintu badukoreye ni ibiki ubwo niho navuga nti mwari mwarirase kontineri 8 urabona bakugeretseho ngo kucuruza ubuki ngo burimo isukari so ubukora ntiwabwinjije magendu warabusoreye bwaciye muri duwane urumva ejo bundi wowe wavuze gutyo bazajya no kuri konti yawe binjire mu bitabo bya kontabiriti bavuge kurimo imisoro bavuge kurimo kuva ryari utigeze usora hanyuma nibarangiza utwaruhiye twose badutware ariko nkavuga ntitujye dukomora icyo dukome n'ingasi birambabaza nibyo kubona abanyarwanda nka bariya babaye bavuga bati tumiza amakontineri n'amakontineri ariko se buriya ashobora kuba yicara uriya bari abacuruzi bageze kuri 6 akaba yapanga diri yo kuvuga ati muri amakontineri 8 cyangwa 9 reka nkuremo agakontineri kamwe nkoherereza iriya guverinoma cyangwa nkoherereza itaka runaka rishaharanira ko habaho impinduka turebe ko twabona impinduka turabibabwira bakavuga ngo mwebwe ngo murwanya leta okay iyo leta noneho turwanya dore irimo kugukorera
ko ariyo ubwayo ariyo ihindukira ikaza ikagukorera ibi ukaganya, kubera iki wowe utumva neza ngo ufungure amaso we mucuruzi? Ibyo hari n'ababivuze kuri bariya bamama bariya abapfakazi, burya njye sinjya ntera uyu mupfakazi, navuga nk'uriya mupfakazi wa Mirimo, bavuga bati kuva igihe yabereyeho dore ubu nibwo ari ze sitasiyo ye bayikozeho none agiye kwigaragura hariya. Njyewe rwose ndavuga nti Imana imufashe, ibintu bye babimuhe, Imana imugirire neza uburiya butegetsi bwo kumurenganya. Ariko iyo uhindukiye ku rundi ruhande, burya ngo ujya gukiza abavandimwe arararama kandi ugaca urubanza rutari urwa kibera. Iri foko abanyarwanda bakanguka bakava muri ibyo bintu byo gukomeza kuvuga ngo murwanya leta, ngo ntabwo turwanya leta, ahubwo ibyo babakorera nibyo turwanya, ibyo tudashaka ko bizabaho. Ntabwo twebwe turwanya leta, leta ni iya twese, leta ni iy'abanyarwanda. Igihugu cy'u Rwanda kibayeho kikayoborwa neza, nta n'uwakumva twongera kuvuga, twaba tuvuga iki? Nibyo numva buri wese yagira ikintu abivugaho. Noneho dusoza, iminota yaturangiranye, tukagenda dusoza. Ndagenda mbaha umwanya kugira ngo mukore komenti ya nyuma. Reka duhere kuri Marie Jeanne ugera kuri komenti ya nyuma. Ahubwo komenti nakora kuri icyo kiganiro cy'uko abanyarwanda bakomeje kurebera akarengane kabakorerwa, urumva, ariko mu by'ukuri twese tubifitemo uruhare. Njyewe vrema ntawe ntera amabuye, ariko ibintu aho bigeze uyu munsi bisa naho byarenze ihaniro, kandi Inkotanyi ntabwo ari abantu bazasubira inyuma. Ntekereza ko aho igihe kigeze uyu munsi, umunyarwanda wese yari akwiye kureba igikwiye. Sina ngombwa ko Jean Paul umbwira, sina ngombwa ko Kanaka wundi ambwira. Umuntu wese urebye amarira y'abanyarwanda ya buri munsi, noneho uretse n'ibyo no kwamburwa, kugerekwaho n'impfu, kugerekwaho iburiro irengero, ibyo bintu abantu bakicwa n'inzara, abantu babireba. Uzi ko dutangira ikiganiro twahereye ukuntu abantu kera basangiraga, wabaga ashonje yahaga undi. Uyu munsi umunyarwanda akaba yarabaye nyamwigendaho, kandi noneho akaba nyamwigendaho akareba undi agirirwa nabi akicecekera, nawe ejo bikamugeraho. Tugakomeza tukabirebera, imyaka ikabaye 30. Ni ukuri njye numva nta nubwo twari dukwiye kurira. Ntabwo twari dukwiye kurira niba tutabasha kugira imbaraga n'ubutwari bwo kubwira ubutegetsi bwirirwa. Reba Inkotanyi kuva zaza zishora intambara ku baturage. Ni hehe wabonye leta ishora intambara ku baturage yitwa ngo kiyobora, kandi ko yitwa ko ari bikorera? Ubwo si bashoraho intambara ibibakorera? Kuki rero dukomeza kubyemera? Yenda twebwe turavugira hano hanze, twarahunze, twarabyanze. Ari nayo mpamvu nk'uko ubivuze, iyo bakora neza, iyo baza muri kiriya gihe twari tubabaye, hari habaye intambara, abantu bari bayishwe bigaragara igihugu cyose, nubwo nabo babigizemo uruhare. Rwose ntabwo nge nzatinya kubivuga, ariko bakavuga bati reka twuname mu bicumu, twicare dusa n'ibintu tubifatiraho bigeze. Nge Marie Jeanne nari kuzapfa mvuze, nari kuzapfa mpagurutse se no mu Rwanda? Ko nanjye nkaba nkawe nk'uko wabitangiye uvuga uti ndashaka gufatanya n'abavandimwe nkubaka igihugu, ukajya mu nzego ukagerageza ugakanyanyaza, ukagerageza kubacyamura no kubagira inama. Ariko ubu urugero warabibonye ko bariya abantu nta gahunda n'imwe bigeze bageraho kubaka u Rwanda. Baje bafite inzara ntazi, batazapfa bakize, kandi ibyo bintu sinzi ko uyu munsi bafite naho bazabijyana. Ibyo byose bazavaho bizagarukira igihugu. Nibashaka bazabita bikuzimu, nabo ntibazabirya, kuko ibintu ushaka mu by'ukuri ubishaka kugira ngo ubisangire n'abavandimwe, ubishaka kandi noneho ukabishaka mu buryo mu buryo buri legal, bwubahirije amategeko, ukarya umushahara wawe nk'uko n'abandi kera twahembaga 12,000. Ntitwakoraga se za projet tugafata amakredi muri banki? Wese uraje banki uregize iyawe, ikintu cyose ukigize icyawe. Mbese leta, icyo bita leta muri make yabaye abategetsi, agatsiko kamwe. U Rwanda mbese n'urw'agatsiko kamwe. Ubwo si ibyo bintu harya abanyarwanda dukomeze tubirebere, hanyuma dukomeze turire?
niba se buriya baravuga ngo umugabo aribura umugabo arigira yakwibura agapfa ntituzigere na rimwe hari n'abo njya numva ngo bazungu ngo bategereje abanyamahanga ngo nta muntu ngo ushagera ku butegetsi mu Rwanda adafite rezariye bazaza ari uko mwerekanye ko hari icyo mushoboye ibyo rwose ndabisubiramo umugabo arigira yakwibura agapfa ni twebwe abanyarwanda tugomba gufata destin yacu mu maboko yacu nta kindi nakongeraho nta n'ahandi nasoreza uretse kubwira umunyarwanda uwo ari we wese aba ntibindeba bamwe yenda batubona ngo tuvuga bakavuga ko twiexposa nababwira iki ariko ngewe ntabwo nshobora kwemera guceceka kuvuga niyo ntwaro yanjye nacyo nshoboye ariko igihe nikigera n'ibindi bishoboka njye nabikora kugira ngo u Rwanda rugire amahoro kandi u Rwanda rube rw'abana banjye n'abuzukuruza bazarubemo kandi bajye barujya niba badanarubamo ariko bazajya bajya kuhatembera nk'uko bajya ahandi hose bavuga bati tugiye iwacu nta kindi murakoze ndagushyigikiye nkuri inyuma rwose dufatane urunana si uko ugiye inyuma oya ubwo ni urunana ruba rwatangiye mwemaye rero urumva ko ibintu bitoroshye ubu ngubu ni uguhaguruka ibintu byose urumva abarira barize abihanagura bihanagure ariko turebe icyo gukora gira nawe icyo ugira icyo utubwira tutahana murakoze igihe cyo kurira ngiye mu by'ukuri numva twararize gihagije twararize turirira abatatwumva twatangiye tubabwira rwose rumva jenoside irabaye turayirokotse ukaririmbira umuntu indirimbo adashaka kumva yagupfa agasona agaceceka kumva ibyo uvuga wabirangiza agashyiraho conclusion ivuga none se ubwo wowe ngo warokotse ntabwo warokotse kubera ko hari interano ariko ibyo ntabwo ari cyo kibazo gikomeye iyo amaze kukubwira ko warokotse kubera iki mbese hari akajambo bajyaga bakunda kongeraho bakakubwira ngo ariko se ngo umuntu ngo araza akagushorera ngo akakujyana ukemera ukagenda nk'itungo kucyo utirwanya none niyo icyo kitwara kitubwiye jambo ntabwo kigeze kikubwira usase ahubwo bongeragaho ngo kuki tutasubiraga inyuma ngo tujye kwica abana babo ngo n'abagore basize mu rugo ubugome bashakaga ko dukora ndavuga nimba baratubwiraga ngo kubera iki ngo umuntu ngo yemera ngo bakamushorera nk'itungo ngo ntutfate n'ibuye muri bariya abacuruzi wabonye baziritse amaboko ababashije kubona igishoro ni abantu bavuye sana bavuye hanze nk'uriya mugore wabonaga avuga ngo dore ngo batwambitse amapingu ngo muri kudushyira ku karubanda bariya ni ba bandi bavuye hanze nyine ashobora kuba uriya atari umusajya ariko ari nk'umurundi wavuye i Burundi utagira uvuga ko namwise umurundi wavuye muri Kongo se ni ba bandi nyine abo bagafashe ubabwira uti ngo ngo leta mbega ntabwo ikorwaho ntivugwa akazataka ari uko bimugendekeye kuri irakomeye irwanyeho ntibatubwire ngo kuki tutafashe amabuye ngo dutere bo biriya birimo kubabaho bari kubikoraho iki nimba bo batarimo kubirebera bo yenda ntibari kubashorera ngo bajye kubatekubita amafuni nk'ayo badukubise ariko nabo ibyo bari kubakorera ni bibi kandi nabo barimo barabirebera nk'uko bavuga ko twebwe twajyaga imbere bakadushorera bakajya kutwica ngo nta n'ibuye duteye ngo nta n'iki ngo turebera gusa nabo ibirimo kubabaho biri kubibaho babaho barebera nta n'umwe ushaka gufata icyemezo buriya natwe wa mugani iyo twiyoruganiza tukavuga tuti ahari umututsi n'undi muhite muhura mwese murundi ibirundo by'amabuye yenda twari kwicwa twirwanaho nk'uko abo bavandimwe bacu baje babiduseka aho kugira ngo batuyagire batubwire ko twahuye n'ibibazo bo baradusetse batubwira ko byatubayeho twabigizemo uruhare ko tutirwanyeho nabo uyu munsi tubabwire ngo ibintu leta iri kubakorera namwe mwabigizemo uruhare mwanze kwishyira hamwe mwanze gufasha ababavugira tubahirikira icyo kintu nabo birwarize cyangwa uko tubavugira nibyo nyine bicara hari akavuga ngo hari abarasaze ngo ubuhunzi burabishe ngo bikorera amakarito ngo mbese barashaka amaviyuzi kuri YouTube nabo bakaza bakayatwongerera
kuko badashaka kuduha views ngira ngo ntabwo batureba nuko none tubareke birwarize cyangwa natwe tuzabaseke tubabwire ko banze kwirwana. Ndibaza nimba dukwiriye kubihorera cyangwa bakwiriye ndabo gukanguka bakavuga bati twabasekaga ko batirwanyeho bakajya kujugunywa mu byobo batavuga bameze nk'intama, none nabo barimo baricirwa kurwara nk'inda ntibavuga. None se natwe tubatemereho itaka se natwe tuvuge ko ibyo biri kubakorerwa bibakwiriye? Jewe nabagira inama nsoza, nagira inama umunyarwanda ibyo ari byo byose kureba igikwiye. Nimba bishimye nta kibazo nk'uko abayobozi babo babibavugira, nimba bishimye nibakomeze bicecekere bajye babatoraguramo umwe umwe, nimba kandi babona ko bikwiriye guhinduka nibafasha abahagurukiye kubyiyemeza biyemeje kubamururaho ubugome bari iruhande. Buriya bugome FPR ibayoboje iriya nkoni y'icyuma, nibyo twebwe ngo turi abacikacumu fine. Abacikacumu twese twaricitseho, utararicitseho mu Rwanda yaricikiyeho muri Congo, utararicikiyeho muri Congo yageze na Brazzaville, ariko twese turi abacikacumu. Ariko noneho uruhande rw'abakaragacumu aribo banze kurishyira hasi, nabo dukwiriye guhindukira tukabarebesha amaso, kuko ntabwo bazahora bakaraga icumu natwe twemera kurishingwaho. Ntabwo mpamya ko ariko bizakomeza kugenda. Nuko ngira ngo ibiganiro nakagaruka. Murakoze. Urakoze Mwemayire, urakoze cyane. Ntabwo tugomba kubyemera, kandi n'abo bavandimwe bacu ni nayo murongo twatangiye kubabwira tuti mwebwe banyarwanda mubabajwe muhangayikishijwe n'akaga murimo, muze twishyire hamwe duhindukire. nk'uko uvuga uti ntabwo bazakomeza kutwirukankana, duhindukire tubarebe mu maso tubabwire tuti muri mu biki, tubabwire tuti ase birahagije. Reka rero mu gusoza hari umudamu nshaka gutabariza, umudamu witwa Murekatete Françoise wari utuye Kimironko, akaba ari umudamu waburiwe irengero kuwa gatanu w'icyumweru gishize, akaburirwa irengero avuye ku kazi. Abana be bakaba barimo kumushakisha. Akaba ari umudamu mu by'ukuri wari ufite imyaka 54, akaba yari yishoboye, nta politike yabagamo, ntaki, ku buryo umuntu ashobora kuvuga ko ngo yazize ibyo avuga cyangwa ngo kumva radiyo cyangwa ibiki. Mu by'ukuri abana be bavuga ko yazize kuba yaragiye gusabwa umusanzu wa FPR akanga kuwutanga, akavuga ko adashobora gutanga umusanzu wa FPR kuko atayirimo. Hanyuma bakamubwira bati bisigara ubitekerezaho, ati ntacyo ndi bubitekerezeho, namaze gufata icyemezo, ngewe ndi kategorike, nta musanzu wanjye nzabaha. Ubwo rero bwarakeye abo bantu bari baje kumureba, buracya bamutangira ava ku kazi, kuko amakuru dufite nuko kuri uwo wa gatanu yiriwe ku kazi, bamutangira atashye avuye ku kazi, umudamu aburirwa irengero. Telefoni ye kugeza ku cyumweru mu ma saa sita z'ijoro yari ikiriho, ariko yabuze ku wa gatanu. Bivuga rero yuko hari ahantu hari abamufite, tukaba dukomeje kumutabariza, tukazakomeza kubigarukaho mu biganiro bitandukanye no kwishyuza FPR. Uwo mudamu mbabwiye ubuzima bwe n'ubuzima bubabaje cyane, kuko muri 1994 yarahizwe, ahigwa nk'umututsi kandi ari umuhutukazi. We ubwe kubera ukuntu asa n'isura ye bakamwita, interahamwe zikamwita ko ari umututsikazi kandi ari umuhutukazi. Arahigwa arihisha nk'abandi bose, agira amahirwe aza kurokoka. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 yabaye kidnapping kuriya, aragenda afungirwa ahantu hatazwi ukwezi kose bamukorera iyicarubozo, barangije baramufungura. Ejo bundi mu bihe bya COVID yasanze abantu bamuteze atashye, baramufata bajya kumufungira muri stade, arara muri stade bumukeraho, kugeza rero ubwo ejo bundi bamutwaye bwa nyuma na nyuma, bamutwara mu buryo nk'ubwo bamutwayemo na mbere hose. Tukaba dufite impungenge ko
ashobora kutazagaruka bitewe n'ubukana n'ubugome bamutwaranye. Tukaba rero tuvuga tuti ibi bintu tuba turimo kuvuga tukabiherekezanya n'uku gutabaza ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Iyo tubivuga gutya tukababwira abantu ko agatsiko kamaze abantu bagira ngo ni imikino cyangwa bakagira ngo ni ibya politiki. Nta politiki birimo, abantu barimo kuhasiga ubuzima, abantu barimo kuhasiga imibereho yabo, abantu barimo kuhasiga ibyabo muri kiriya gihugu habaye nko mu mwobo. Ntabwo umuntu ashobora kuvuga ko ari igihugu, yavuga sinzi ikintu umuntu yakira. Ni igihuru. Ni igihuru rwose, igihugu cyahindutse igihuru. Tukaba dusaba rero abantu bose gukora uko bashoboye kose kugira ngo ibi bintu bihagarare, ko ntabwo tuzakomeza gutanga amatangazo yo tubika abantu, abanyarwanda. Ejo bundi Bahati yarabuze, aragenda, umwana w'umusore wivugiraga imivugo, uyu munsi twaramubuze, witwa Viateur yarabuze, turavuga bagira gutya bamuzana nk'abereka nka kwa kundi umanika inyama mu kirere, imbwa ihora iyireba iguma aho ngaho, arangije arongera arabura, twongeye kumubona. Ibi ni ibiki koko? Ibi ni ibiki? Ibyo rero turasaba ko Murekatete Françoise, si no kubisaba gusa, tuzakora uko dushoboye kose kugira ngo ibi bintu bihagarare. Ikindi cya kabiri ni uko buri munyarwanda wese agomba kubigiramo uruhare. Nk'uko twiyemeje tuvuga, buri muntu wese ahaguruke arwanirire mugenzi we, kuko ibi bintu bizabazwa. Rega ntabwo amateka ahera, ibi bintu bizabazwa buri munyarwanda wese. Ibi mushinja interahamwe ngo mugashinja n'abantu ngo bararebereye ngo ntacyo bakoze bakabifungirwa, namwe muzabishindwa. Ntabwo bizarangirira aha ngaha. Aba bantu bose barimo kurigiswa mwicecekeye, umuntu agafatirwa mu nzira bikagenda bikarangira, umuntu ari umuturanyi mukicecekera. Ibyo bintu muzabibazwa. Ntabwo abiswe ngo bararebereye muri jenoside bizarangirira aho ngaho. N'abarebera muri iki gihe ubwicanyi burasa, amaraso arasa, nabo bazabibazwa. Kandi igihe kizagera, ntabwo iyo ngoma izabaho imyaka 1000 cyangwa imyaka 1000 bingahe. Igihe kizagera iveho. Kandi niba mwumva abana be ukuntu batabaza, niko n'umuryango wa Viateur utabaza, afite utwana tukiri dutoya, bose ntibazibagirwa kose na mushiki we cyangwa murumuna we cyangwa iki yishwe kandi akicwa na FPR. Muzabibazwa rero, ababikora mumenye neza ko bitazagarukira aho ngaho. Murakoze, ndumva nagarukira aho ngaho. Mbere yo gusoza, no gutabaza biriya bintu bakoreye icyuma birababaje. Gufunga umuntu ukamufungira ubusa umwaka wose, aho kugira ngo asohoke umuha indishyi z'akababaro ko wamurenganyije, wamufungiye ubusa, umumajije umwaka, umusubiza inyuma mu buzima, mu iterambere, yasohoka yagaruka ukamubuza no gukora kuri konte ye. Rwose muvuze induru duteshe izi mpyisi. Biriya bintu bari gukora ni ubugome. Ushaka kumvisha umuntu ntaho bitaniye na za icyo ndicyo zo kwa Habyarimana. Munyumvishirize. Ubwo hari umuntu wicaye nko ku Kimihurura, nk'uko nawe yavugaga ati ubwo byanze bikunze ntihabuze umuntu wicaye ku Kimihurura munsi ya rompuwe watanze iryo tegeko ngo nibamfungire konti. Rero ni ukuvugiriza induru izi nyamaswa. Rwose n'undi muntu nyumva nuri ku yindi radiyo mwamutabarije ngo afungurwe, ni mu mutabarize yo kwicwa n'inzara. Murakoze. Murakoze cyane. Bura ni n'uburyo bwo kugira ngo babone uko bamutwara n'utu dufaranga two kumuremera abantu bari bamukusanyirije. Abantu bari bamukusanyirije ngo bamaze iminsi bamuhamagara, inshuti ze zikamwiyegereza bakamubwira ati ngwino tukwereke gukorera amafaranga, uyoboke icyama wibereho. Ibyo rero yabihakanye, ariko muzi ko ari umuyutuba ahemberwa kuri konte. Nimba bagiye kuzirika konte ze, ni ukuvuga ngo barashaka kumwicisha inzara. Ibyo yakora byose ntacyo byazamugezaho igihe cyose baba bamufungiye akise kuri banki. Rero muvuze induru nk'uko twayivugije ngo afungurwe, yenda siyo yenda yatumye afungurwa ntawamenya, reka tuvuge ko ari ubutabera bwarebye kugira ngo bishime, ariko turabizi ko atari byo. Ubwo twatabaje rero, nubwo yenda twaba atari afungurwa, ariko n'ubundi iyo nzira byaciyemo ngo afungurwe kuko yarenganaga, nibiyicemo ahabwa uburenganzira bwe nk'umunyarwanda. Kuko ikiriho ubwo afite shuwa nk'ebyiri cyangwa eshatu. Afite iyo kuyoboka FPR akabikiduma mugani wa padiri, afite iyo guhunga. Ibyo byose yabyanga kwitwa.
mugerageze kumva uburemere bw'ikibazo cye n'andi maradiyo ari bubyumve amutabarize muteshe izi nyamaswa kuko abariya ni bya bindi bavuze ngo ikimbwa itwaye ngo ihejeje mu majigo uzamubuhiri kandi ifashe ngo ikirekura ari uko akaboko kayo bagaciye nimugerageze pe mukoreshe uko mushoboye nawe arazira gutabariza abaturage ba Kangondo arazira kuba yaravuze ko Kizito atiyahuye yamubonanye ibikomere urumva yamenye ibanga rya bariya bagome n'ubundi baramuziza ko yavuze mureke natwe tumuvugire. urakoze cyane reka mbashimire rero twagize ikiganiro cyiza kandi nshimire n'abadukurikiranye n'abazagikurikira mu bihe bizaza mu minsi izaza kandi tubasaba gukomeza kwiyandikisha gukora subscribe kuri radiyo Ikamba yaba munyuze kuri YouTube yaba munyuze kuri Facebook aho hose tuhafite imbuga kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu kandi mubibonere ku gihe uko byasohotse kuko turabagezaho gahunda ihamye yo kugira ngo tujye dukora ibiganiro tubikorere isaha muzi birasaba rero kwiyandikisha kugira ngo mubashe kujya mubona ibi biganiro byiza muba mwagejejweho n'abatumirwa batandukanye. Ibihe byiza rero kuri madamu Mayire no kuri madamu Marie Jeanne mukomeze mugire ijoro ryiza iwanyu burije cyane ndabizi. Okay, murakoze. Bye. Bye 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 bye. Yeah, bye. Okay. Igihe tuzaba turi kumwe uzampuza nk'uko nzaguhoza ntakwikura nshaka kukubona kinzabimagana ikikubabaza usigara amaho